Amahoro y'Imana bene data turabashuhuje kandi tubifurije ihe byiza nshuti tubana umunsi ku wundi kuri iyi channel SDARM Rwanda nshuti dusangira ibyigisho by'ishuri byo kwisabato twigira kuri iyi channel. Imana ibaho umugisha cyane. Turagarutse muri studio nitwa Ukigize Jean Pierre ndi kumwe na mwene data areka musabe abasuhuze kandi abigire maze dukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Karibu. Nanjye ndabasuhuje nitwa Aimable Nshimiyimana. Birakoze cyane, reka tumusabe asenge maze dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu. Data wera udukunda, urakoze kuko turamukije amahoro twatugiye kwiga ijambo ryawe. Kubw'aka kanya ni ubuntu bwawe bukatugejejemo, none amagambo meza tugiye kwiga aba ari kuyatiyoboramo, yadusobanurire, utwigishe ijambo ryawe, utubashe gusobanukirwa n'icyo dukwiriye gukora muri iki gihe gikomeye cy'imperuka, kandi utubashe gusobanukirwa ijambo ryawe. Icyo tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane Aimable. Uyu munsi turi ku itariki ya 28 Mata. Turi kuwa gatatu w'isabato, aho abandi babyita kuwa kabiri wa leta, kuwa kabiri, ariko uyu munsi ni wa gatatu w'isabato cyangwa se ni wa gatatu wa Bibiliya. Tugiye kwiga ingingo tubwira ngo agahembe gato karakura cyane. Tugiye gucumbura bya byigisho byacu. Reka dusabe mwene data Aimable atwibutse ingingo y'ejo maze abone ducumbure n'ingingo y'uyu munsi. Kari. Urakoze cyane. Ingingo y'ejo twabonye ko yavuga igisekurume y'inyembaraga, sekurume y'ihene y'inyembaraga, ikaba yegeranya ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki twabonye bwaje gukomera cyane, nyuma yaho bukaza buhanguka. Uyu munsi rero tugiye kureba ubwami bwabusimbuye. Rakoze cyane. Ejo niho twabonye ibigendanye na Alexander Rogara ndetse n'undi mwami witwa Kaisari nawe yakomojweho. Aba bami ngo bananiwe kwirinda, ariko mukuri bari batsinze amahanga, batsinda amami akomeye, ariko birangije bo bananirwa kwitsinda mu bigendanye no kuvuyarara mu busambanyi no kumuya inzoga nyinshi, birangira bagize iherezo ritari byiza. Bo ubwabo batsinzwe, ariko nta musirikare ubarashe, nta mubarwanije ngo abatsinde, ahubwo batsindwa n'irari ryabo. Natwe rero dukwiriye kwirinda kugira ngo irari ryacu rye kuzadutsinda. Noneho rero hano mu ngingo itubwira ngo agahembe gato karakura cyane. Reka dusabe mwene data Aimable niwe utuyobora iki cyigisho kitubwira ngo uko ubwami bwagiye busimburana, noneho adukomereze n'ingingo y'uyu munsi. Karibu. Urakoze cyane. Ingingo y'uyu munsi iravuga ngo agahembe gato karakura cyane. Twabonye ubushize bya sekurume y'ihene, uburyo rya hembe ririmo rinini ryavunitse rigasimburwa n'ayandi. Rero hano tugiye kureba uburyo muri ayo mahembe, igihe rya hembe rimwe ryavunikaga rigasimburwa n'amahembe ane, ngo twayibonye muri Daniel cya 8 ku murongo wa 8. Aya mahembe ane twabonye byageranyaga abagaba b'ingabo 4 basimbuye Alexander mukuru mu kuyobora Ubugiriki. Rero muri aya mahembe ane nanone ku murongo wa 9 hano babuduhaye ngo tuwusome muri Bibiliya, yaranditswe ngo kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi w'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Ako gahembe gato rero kashamikiye muri ayo mahembe yari aho ngaho ane, niko tugiye kurebera hamwe muri kano kanya. Rero iyo usomye ku murongo waho wa 23 nta gushidikanya tubonamo yuko ako gahembe gato kagereranya ubwami bwa Roma, kagereranya ubwami bwa Roma. Akaba ariyo mpamvu tugiye kurebera hamwe iby'iyi Roma iyo ariyo. Twibuke ko Roma yari ije kubamo ibice bibiri, hari Roma pagani na Roma nkirisito. Roma pagani rero niyasimbuye Abagiriki, none Roma pagani iza gusimburwa nayo na Roma nkirisito ari y'ubupapa. Ndi tugiye kurebera hamwe rero, twagira ngo dusomere muri Daniel cya 8 ku murongo wa 10 ugeze ku murongo waho wa 12. Ku murongo wa 10 haragira hati: rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe
ribijugunya hasi rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihamwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. nk'uko amaze kubidusomera muri Daniyeli 8:10-12 yerekanye ibikorwa ubwo butegetsi bwari gukora. Bibiliya irabyerura, ariko no mu ntambara ikomeye harabigaragaza. Kuri paje 35 amagambo agira ati, nk'uko byari byarahanuwe, ubutegetsi bw'ubupapa bwasiribanze ukuri, bwasuzuguye bikabije amategeko y'Imana, maze bushyira hejuru imigenzo ahimbwe n'abantu. Amatorero yewe n'ubutegetsi bwa papa yahatiwe hakiri kare kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru, ariho ku cyumweru nk'umunsi wera. Murumva ko nk'uko amaze kubidusomera muri Daniyeli 8:10-12 bose ubu butegetsi bwasiribanze n'amategeko yera y'Imana. Ahangaha rero nibyerekana uburyo agahembe gato kakoze cyane kakageza ubwo kanireshyeshya n'inyenyeri zo mu ijuru. Rero ni ikibazo gikomeye cyane, kandi iyo byarandikiye mu buhanuzi kugira ngo bidukangure tubashe gutekereza ku byanditswe byera kurutaho. Hari ikindi akongeraho? Icyo nakongeraho ni ikintu abantu dukwiriye kwibaza. Niba turi abakristo ba Bibiliya, dukwiriye kwiga Bibiliya kandi tukamenya ko ari igitabo cyacu Imana yaduhaye kugira ngo kituyobore mu nzira y'ubukristo. Kubera ko ibi byigisho hano kurikije uko mwene data ari kubitwigisha, birerekana ko ubutegetsi bw'isi bwashatse kwishushanya no kwireshyeshya n'ishobora byose, niho gufata icyubahiro cyayo ugashaka kukira, ariko birimo uburyarya bukomeye cyane, byagiye birangwa no gusiribanga amategeko y'Imana. Uyu munsi abantu dusoma amategeko y'Imana tukumva ngo arareba bamwe abandi ntabareba, nyamara sibyo. Amategeko y'Imana areba umuntu wese Imana yaremye. Imana yifuza ko ibyo yategetse byumvirwa n'umuntu Imana yaremye, harimo n'umucyo w'isabato. Nk'uko tumaze kubisomerwa hano rero, dukwiriye gufata isabato nk'umunsi Imana yashyizeho kuruhuka, ntabwo dukwiriye kuwusimbuza undi munsi waba waratekerejwe n'abantu bashyirwaho. Rero mu kuri agahembe gato uko kakuze turi kugenda tubyumva, ariko reka dukomeze duhe mwene data Aimable akomeze agende atuganiriza muri iyi ngingo mu gihe dusigaje kariho. Ngira ngo mu gusoza iyi ngingo dukwiriye kuzirikana neza yuko mu butegetsi bw'agahembe gato nibwo isi yagiye mu mwijima w'icuraburindi mu by'umwuka. Kuko mu gihe cy'umwijima wari ubudikiye isi w'icuraburindi, ubwo ubupapa bwamaraga igihe kirekire cyane butegeka isi, ntabwo umucyo w'ukuri wigeze uzima burundu. Hakomeje kugenda habaho umucyo w'ukuri buhoro buhoro, ariko n'ubundi wa mwijima ugihari. Byumvikane rero ko nubwo umwijima wuse ubundikiye isi, ariko Imana yakomeje kwizigamira abana bayo, bakomeje kugenda basakaza umucyo wayo uko ibihe bihaye ibindi. Ni mureke rero natwe mu gihe isi n'umwijima w'iby'umwuka, aho icyaha, ubugizi bwa nabi ndetse n'ubuhemu bikomeje kwiganza mu isi, twebwe nimureke dukomeze dushikame ku kuri, tukunambeho nk'abitegura kugaruka kwa Kristo kuri bugufi. Abantu twiganye mu byigisho byatambutse cyane mu cyigisho cya 4 byatweretse uburyo iyi myaka ibi bihe by'umwijima ngo byamaze igihe kirekire, kuko ubutegetsi bw'ubupapa ni ukuvuga ngo bwaje muri za 600 nyuma ya Kristo. Muri iyo myaka hafi aho ngaho birakomeza bigeza mu 1798. Iyi myaka y'umwijima yabaye myinshi, yabayemo akarengane no gutotezwa kw'abakristo nyakuri bumva bemera amategeko y'Imana. Ariko mu kuri ibi bihe by'umwijima, nk'uko mwene data amaze kubitubwira hano, uko byagiye biba bikura, byagiye birwanya Imana, kandi mu kuri bivuye mu butegetsi bw'abantu. Ni ikibazo rero dukwiriye kubyiga tukabyumva, kandi twarangiza tugahitamo kuba mu ruhande rw'Imana. Sizi niba hari ikindi wongeraho kugira ngo dusoze iyi ngingo. Ngira ngo iyi ngingo irasobanutse kandi irumvikana. Ikintu gikomeye cyane idushishikariza ni uko nk'uko umwijima ukomeje kubaho
mu gihe cy'ubutegetsi bwa Roma mpagani ndetse na Roma Kirisito bigakomeza bityo. Iyi ngingo idushishikariza kugumya kuba hafi y'Imana umunsi ku wundi kandi twashaka kugendera mu mucyo ukomeye Imana itwoherereza. yego murakoze cyane inshuti dusangira ibi byigisho, namwe dukomeje kubararika mujye mushyiraho komanteri, mushyireho inyunganizi, muzane ibitekerezo byanyu. Ababikora murakora cyane, muradukorera kubera ko biba ari byiza. Hariho nomero mwahamagaraho kugira ngo, cyangwa se mwakandikira kuri WhatsApp kugira ngo muzane ibitekerezo cyane, mujye mubishyira kuri WhatsApp y'iriya nomero. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo turusheho kugenda twungurana, turusheho kunguka iby'umwuka cyane ibyo twigira mu buhanuzi. Imana rero ibaha umugisha, kandi reka dushimire na kameramani udufasha muri ibi byigisho. Namwe mwese muza tukabana kuri ibi byigisho mukuri tubifurije imigisha y'Imana. Uwiteka abahere mwakoze.